umuntu wumva uri guhangana n'intambara z'umuhamagaro babicamo gute? kuzicamo nta kindi, icya mbere umuntu uri mu ntambara z'umuhamagaro agira icya mbere namubwira bashyigikira izo nzozi bakaza bagashyigikira uwo muhamagaro. Yego, abo ntibasaba kubabwira ibintu byinshi, abo ngabo baza bakurikiwe na wa mucyo wo guhamagarwa kwawe. Mose avuka nawe byamenyekanye mu bapfumu ba Egiputa, abakonikoni bose barabimenya, bamenya ko hari umwana mu Baheburayo ugiye kuvuka. Yego, gati nitutamwica mbere karabaye azatufatana igihugu. Niyo mpamvu ngo bishe abana bose b'abahungu bafite imyaka 2, nyina akananirwa kumuhisha kugeza ubwo bashyizeho n'ababyaza bazi kwica, ngo ariko abo Imana ibashyiramo icyo bita imbabazi. Rero guhamagarwa kivuga cyane aba bantu guhamagarwa, umuhamagaro ni ikintu umuntu atabasha gusubiza inyuma. Iyo rero wahamagawe burya biba binoroshye ko nuba guhamagaye iyo umugeze imbere ukagera aho umuhamagaro uri, biroroshye no gutoramo. Tukiri hano ngewe nta kindi nanjye Imana yampereye n'umuhamagaro ndabyumva ndi kukumva birenze inshuro imwe, ni nk'aho ndi kukumva inshuro ebyiri, ariko reka mbariza abadukurikiye. Yego, bishatse kuvuga ngo twese twarahamagawe. Yego, ariko bikaba bishaka kuvuga ngo niba umuntu ataraho wamuhamagaye ari, yego, harimo ikibazo. Hari igihe umuntu atakaza umuhamagaro kuko ataraho wamuhamagaye ari. Ariko noneho tugeze mu isi, noneho bigere gute, tuba imbere gute iyo waduhamagaye? Yego, urabyumva? Ni ibiki biranga umuntu uri mu nzira yo kujya gushaka uwamuhamagaye kugira ngo amutoranye? Yego, sibyo? Ubundi ikintu cya mbere kiranga umuntu wahamagawe, icya mbere umunyamuhamagara agira intambara. Mu bintu bahuriyeho byinshi bagira intambara, kandi intambara zitabayeho ntabwo buri mu muhamagaro. Impamvu ya mbere utwangire nta kibazo. Shalom shalom, nongeye kubasuhuza mwese abadukurikiye, ni kuri Francis Zahabu TV. Ikiganiro ni The Kingdom Vibe. Turabishimiye, harashize iminsi ntabakira, ariko noneho mbazaniye umukozi w'Imana, ni mwene data, ni inshuti, ni umuvandimwe, ni umuntu nkatwe twese, ariko icyo naguhamiriza, hari icyo Imana yamushyizemo, hari ikintu yawe dusangiza. Umukozi w'Imana, turakwakire. Turishimye cyane, ndagusuhuje mu izina ry'abandi. Aleluya. Ry'abadukurikiye, ndabizi abakuzi uwo marangamutima yabo yatangiye kunyeganyega. Twatangira ubibwira. Yego, hanyuma tunashe no ku ntego, nahita ngusaba nti ese buriya dutangiriza n'ikiganiro twiragiza Imana, mwegera mikoro ubundi usuze unababwira amazina. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Bihoyiki Jean Claude, ndi umupapa, nkunda gusenga Imana nk'uko Zahabu ababwiye, ndi inshuti, dukunda gusenga Imana kandi Imana ibana natwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, aho muherereye ku isi hose, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Umukozi w'Imana, wari uvuze ngo dusenge twiragiza Imana muri iki kiganiro. Namwe turagushimiye kandi tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye itegeko, tunejejwe nuko twemereye gusenga, kandi umugambi w'Imana ugize ububasha, ukoze ibikomeye, umenaguye inkuta n'ibihome, kandi wirukanye imbaraga mbi z'abadayimoni. Ndasaba urukundo, ndasaba imbabazi, ndasaba imbaraga, ndasaba itegeko, kugira ngo Imana idakiranirwa ibe mu buzima bwacu. Udukore ku maso, dukore ku matwi,
twumve Imana mu buzima bwacu no mu bwenge, amen, kugira ngo ibashe kutwigisha mu gihe cyo gusenga, imitima yacu ibane natwe mu kuri kose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. amen. Umukozi w'Imana arakoze, ndagira ngo mbabwire ngo ni muri the kingdom vibe. Kubera iki kingdom vibe? Yego. Kubera iki? Mu bwami bw'Imana, abana b'Imana bagomba kwishimira ubwami bw'Imana. Yego. Abana b'Imana bagomba kurya mu byo ubwami bw'Imana bwose bwageneye abana b'Imana. Yego. Abana b'Imana bagomba kwishimira ibyo ubwami bw'Imana bwose bwabageneye. Yego. Ariko uyu munsi nakuzaniye ikibazo. Umukozi w'Imana nakamubajije ibintu byinshi, ariko turacyamufite, nzakomeza kumubabariza. Yego. Numvaga mbere yuko tujya mu kibazo cy'uyu munsi nshaka kumubaza yego ikibazo gikomeye cyane. Umukozi w'Imana, ko muri iyi minsi twaje ku mbuga nkoranyambaga, twaje kuri YouTube, ariko nubwo turi kuri YouTube hari abantu uyu munsi bari gukemangwa ariko YouTube idakoreshwa neza, cyangwa imbuga nkoranyambaga. Ese ubwo idakoreshwa neza natwe ntituzayikoreshe? Oya, ubundi numva impamvu bakemanga izi mbuga nkoranyambaga nuko akenshi zibaho ibintu byo gusebanya, kandi mu muco wacu w'Abanyarwanda ntabwo gusebanya bibamo. Ikindi kandi hakabamo ibintu bimeze nk'aho donc bisebya izina, basebya abantu, bagasebya igihugu, bakanasebya n'ubutumwa bwiza muri rusange. Urakoze cyane. Bishatse kuvuga ngo twebwe niba tudafite aho duhuriye n'ibyo bintu, yego, twemerewe kuba twakoresha ukuri cyane, kuvuga ubutumwa bwiza, nta kibazo rwose. Bane se mwigira ngo mwabyumvise, bantu mudukurikiye, ubu butumwa bwiza nta na rimwe butazavugwa. Icy'ingenzi ni uko buvugwa mu kuri no mu mwuka. Yego. Nawe mbajije umukozi w'Imana no kuba yatwemereye kuza kudusangiza iki kiganiro, ntabwo biba ari ibintu byoroshye. Ni umukozi w'Imana, ariko birakwiye ko mu gihe cya none abavuga ubutumwa bwiza, abavuga ubutumwa bwiza mu kuri no mu mwuka, aribo bakwiye guhabwa ijambo, kandi ubutumwa bwubaka ubwami, atari ubutumwa busenya ubwami, kandi bwamamaza nyine koko ubutumwa bwiza. Yego. Umukozi w'Imana, ndakuzi, naguhamiriza abadukurikiye, ndashaka kukubaza kino kibazo. Yego. Iki kibazo ndashaka kukubaza kujyanye n'umuhamagaro. Abantu benshi mu bwami bw'Imana, mu mugambi w'Imana, ntibamenya niba barahamagawe. Hari ababa bazi yuko guhamagarwa ari ibya bamwe. Ese wowe nta kintu ufite wadusangiza muri iki kintu cyo kuvuga ngo mu bwami bw'Imana se ni ibya bamwe? Ese hari abahamagawe n'abatarahamagawe? Muri ubu bwami bw'Imana, ubundi Bibiliya iravuga mu gitabo kimwe, iravuga ngo hahamagawe benshi ariko hatoranywa bake. Yego. Hari uguhamagarwa hakabaho no gutoranywa. Ubundi umuntu wese yaguhamagara, ariko kugutoranya bigenwa n'uko akubona. Yego. Kubera ko gutoranywa no guhamagarwa nibyo bibanziriza gutoranywa. Mu rugero rwa hafi, iyo abantu bahamagawe batanga akazi runaka, nk'ubu mu rugero nka zano ku kazi wawe, ugashyiraho itangazo, ndashaka abantu bazi nifuza abakozi, nshaka abakozi, ariko habaho icyo bita ikizami no kureba nimba bafite ibyangombwa bibemera gukora ako kazi. Harimo diploma, harimo ubunararibonye, harimo ubunyangamugayo, harimo ubupfura, ukabona ko uwo muntu koko ako kazi azabasha kugakora. Nicyo rero bita gutoranywa. Gutoranywa rero abantu bashobora guhamagarwa ariko ntibuzuze ibyangombwa by'uko bagomba gutoranywa. Yego. Yego. Urakoze cyane. Tubwiye ngo
ntabwo abantu benshi bajya bumva kino cyandiko bamugana mu buryo bumwe ukikavuga mu ishuri n'ikindi yego barabahamagara bamara kubahamagara hakabamo kubatoranya numvaga nza gukomeza kukubaza cyane mu guhamagarwa urabona muri ubu buzima turimo hari igihe umuntu abaho mu by'ukuri hari abazi yuko tuvuge ndiha urugero muri uru rugendo rwacu rw'agakiza hari abazi cyangwa abantu bose ku isi hari abazi yuko biriya ngo ni ibya bariya hari abazi yuko bataramenya ko ari n'abana b'Imana bose baremewe umugambi wo kugira ngo bitwe abana b'Imana mbese uku guhamagarwa nubwo yego harimo gutoranywa bagatoranyirizwa imirimo itandukanye ese ni iki wabanza kuvuga muri uko guhamagara muri rusange se ni ibya bamwe cyangwa ni iby'icyiciro kimwe ubundi gutoranywa no guhamagarwa ntabwo bijyana imyaka umuntu ashobora guhamagarwa akiri mutoya agatoranywa akuze kuko amaze kugera ikigero cyo ko afite ibishyitsi yego umuntu ashobora guhamagarwa ashaje ashobora no guhamagarwa ari umusore ntabwo bijyana imyaka mu muhamagaro ndetse no mu gutoranywa ntibisaba imyaka nubwo kenshi sitati y'isi ariko inabikora ariko ubundi mu mugambi w'Imana iyo umuntu avutse aba yitabiriye umuhamagaro. Haleluya. Imana ishimwe. Urabisobanuye. Iyo umuntu avutse yego aba ahawe umuhamagaro ku isi. Hari ikintu aba ahamagariwe gukora ku isi. Uyu muhamagaro aba ahamagariwe ni ikintu kinini cyane aba avukiye. Hari icyo bita inyenyeri. Nari narabivuze. Iyi nyenyeri rero iyo iri ku muntu w'umuhamagaro, urugero rwa mbere. Yego. Yesu yaravutse. Yego. Akimara kuvuka ngo hatse icyo bita inyenyeri. Iriya rero nicyo bita umuhamagaro. Mose aravuka. Bibiliya ivuga ko ngo Yesu akivuka inyenyeri cyaka abanyabwenge nibo bayimenye. Ubundi kugira ngo umuhamagaro wawe umenyekane umenywa n'abafite ubushobozi babasha kuwumenya. Niyo mpamvu batagomba kujya kwisobanura ngo ariko muzi ko nahamagawe. Wowe kubera imbaraga z'umuhamagaro ufite. Yego. Hari abantu Imana iha ubushobozi bumenya icyo wahamagara gukora. Bagahita bagira vuba abo rero bashyigikira izo nzozi. Bakaza bagashyigikira uwo muhamagaro. Yego. Abo ntibasaba kubabwira ibintu byinshi. Abo ngabo baza bakurikiwe na ba mucyo wo guhamagarwa kwawe. Mose avuka nawe byamenyekanye mu bapfumu ba Egiputa. Abakonikoni bose barabimenya cyane. Bamenya ko hari umwana mu Baheburayo ugiye kuvuka. Yego. Gati nitutamwica mbere karabaye azatufatana igihugu. Niyo mpamvu ngo bisha abana bose b'abahungu bafite imyaka 2. Nyina akananirwa kumuhisha kugeza ubwo bashyizeho n'ababyaza bazi kwica. Ngarika Imana ibashyiramo icyo bita imbabazi. Rero guhamagarwa kivuga cyane aba bantu guhamagarwa umuhamagaro ni ikintu umuntu atabasha gusubiza inyuma. Iyo rero wahamagawe burya biba binoroshye ko nuba guhamagaye iyo umugeze imbere ukagera aho umuhamagaro uri biroroshye no gutoramo. Tukiri hano ngewe nta kindi nanjye Imana yampereye no muhamagaro ndabyumva ndi kukumva birenze ishuri rimwe ndi kukumva ishuri ebyiri ariko reka mbariza abadukurikiye. Yego. Bishatse kuvuga ngo twese twarahamagawe. Yego. Ariko bigabashaka kuvuga ngo niba umuntu ataraho wamuhamagaye ari yego harimo ikibazo. Hari igihe umuntu atakaza umuhamagaro kuko ataraho wamuhamagaye ari. Umuntu yamenya gute rero ukuntu yaba aho wamuhamagaye ari? Ni izi nzira yacamo tubafashe kuzegera. Tugomba no kubanza kumenya ubundi ni gute umuhamagaro umuntu abimenya. Amenya ko afite umuhamagaro. Kabiri no kumenya icyo kintu warushatse kumbaza no kumenya
ese umuntu yamenya nimba ahantu ariho umuhamagaro wawe uwe uri? yego nari mbajije cyane cyane turacyari hejuru. Ni ikihe cyita rusange abantu bahuriyeho bahamagawe nk'uko bavuga ngo niba urebe twese twarahamagawe twabimenye tukigera mu isi twarahamagawe, ariko noneho tugeze mu isi noneho bigere gute, tubimbere gute iyo waduhamagaye? Yego, urabyumva? Ni ibiki biranga umuntu uri mu nzira yo kujya gushaka uwamuhamagaye kugira ngo amutoranye? Yego, sibyo? Ubundi ikintu cya mbere kiranga umuntu wahamagawe, icya mbere umunyamuhamagara agira intambara. Mu bintu bahuriyeho byinshi bagira intambara, kandi intambara zitabayeho ntabwo uba uri mu muhamagaro. Impamvu ya mbere ngo ubashe guhabwa impamyabushobozi cyangwa guhabwa diploma, hari icyo bita intambara. Ni nk'ikosi. Kugira ngo uhabwe ranka ni ikosi ikora. Kandi iyo umuntu ari mu ikosi ibimuranga asa nabi, baramuvuga, baramukoresha training, bamubarira uri gutuma nseka. Umunyamuhamagaro ukuntu akoze ahorana ibibazo every time bitarangira, ndetse na kenshi kubera ibintu biba bimubaho byinshi, ashobora kugira intambara muri famiye, ashobora kugira intambara ahanganye nazo na famiye kubera umuhamagaro gusa. Ashobora kugira ibibazo bya crise economique kubera umuhamagaro gusa. Ashobora kurwara, ashobora kurwaza, ashobora gupfusha, ashobora kubura akazi, ashobora kugira ubushomeri, ashobora no kugira icyangiro mu abantu bakamwanga nta n'icyo bashingiyeho kubera umuhamagaro gusa. Ndetse yanavuga ati kiri kuvuga iki se? Kubera iki? Ni umuhamagaro. Ibi murimo kugira ngo bibashe gukomerera muri we nuko bigira ababihungabanya, kandi iyo babihungabanya kuko biba mu muhamagaro birushaho gukomerera muri we. Haleluya. Kiranga umuntu ufite umuhamagaro. Ni bimwe mu biranga, kuko ntabwo twavuga ngo tubimara, ni byinshi cyane, ni byinshi. Hanyuma rero uno muntu aya makuru ntayo yari afite cyangwa aranayafite, amaze kumenya ibiharimo, aca ku muhanuzi cyangwa hari ikintu utavuze nari nzi kuri buvuge. No ku kandi kantu navuga muciye mu ijambo, buriya umunyamuhamagaro niba umuntu yahamagara gukora neza, ahura n'abantu agirira neza bakamugirira nabi. Rero ni ukugira ngo wamuhamagare kugira neza awureke, kandi already niwe afiteho umugisha, niwe yahamagariwe gukora, ariko bikanga akarangira akomeza agira neza, agakomerekera mu bantu agirira neza, ariko akanakomeza akagira neza. Hari n'uwahamagara gukunda akagira urukundo rwinshi, ariko akarangira akomerekeye muri rwa rukundo. Ni umuhamagaro burya. Urukundo ni icyita rusange duhuriyeho twese nk'abahamagara. Ni ukuvuga ngo urukundo nacyo ni ikintu gisanzwe, ariko ntabwo ari bose barugira, ariko ni itegeko. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bamwe bahamagariwe kuba abahanuzi, niko Bibiliya ivuga. Yego. Abandi bahamagarirwa kuba abashumba, abandi bahamagarirwa kuba abigisha, yego, bagabura ibyayo. Abandi abandi bahinduka abinginzi, abandi bahinduka abayobozi, mbese abajyanama n'ibindi. Imihamagaro, umuntu wese mu muhamagaro we agira icyo bita intambara. Ariko hari icyo wari uvuze nagira ngo abantu bakimenye, urukundo abo bantu bose bahawe izo mpano, ntekereza ko bagakwiye kuba baruhuriyeho, ko n'iryo tegeko ribaranga bose, nicyo cyita rusange, ni ikintu duhuriraho cyemeza yuko ahubwo turi mu mwanya umwe, turi umwe mu kwizera kumwe, kuko ni itegeko ngo riruta n'amategeko. Ahubwo sinzi ko wahabwa izo mpano udafite urukundo. Ese izo mpano wazigira? Waba warahamagawe ukagira impano ariko ukareka urukundo? Impano ni zimwe zerekana yuko wahamagawe, ariko urukundo ni igisobanuro cy'uko watoranyijwe. Nubwo twagarukira hano birumvikana. Impamvu ya mbere, impano
impano ni ikintu Imana iha umuntu wese yahamagaye. Umuntu wese uri ku isi aba afite impano. Buriya n'umuntu uzi kuririmba burya ni impano. Burya n'umuntu uzi gusenga cyane ni impano. Umuntu ugira ubuntu, umuntu ugira imbabazi ni impano. Umuntu ugira ubushuti nawe burya ni impano. Ariko aho bitandukaniye muri za mpano zose, muri bya bindi byose, aho bitandukaniye, aho bigiye bitandukaniye ni uko umuntu watoranijwe agira icyo bita impano, akanagira n'icyo bita igishyigikira izo mpano. Igishyigikira impano ni agakiza. Mu yandi magambo, agakiza ni urukundo. Agakiza ni urukundo, agakiza ni imbabazi, agakiza ni ubuzima, agakiza ni ikintu kinini. Nibyo byemeza yuko noneho umuntu yatoranyijwe. Iyo ugize impano ukagira n'urukundo, ukagira n'imbabazi, ukagira n'ubuntu, ukagira n'agakiza, burya uba ufite icyo bita fondasiyo. Njye rero ndacyakomeza kubarizaho uno muntu, kuko ubizi yarabimenye. Muzanakomeza mutwandikire muri comment, mutubwire namwe uko mubyumvishe. Ubizi yarabimenye. Niba hari ikintu mwumva twazakomeza kuvugaho, mutwandikire, tuzamubatumira tukivuge. Ariko nanone turacyari kuri uyu muntu ukeneye aya makuru yo mu bwami, aya makuru uyu muntu yibazaga, njye ndashaka kuba mu batoranyijwe, sibyo? Nkunda Imana, ariko si ubu ndi mu bihe. Hari umuntu uri guca muri ziriya ntambara, wari uri no hafi no kubivamo, wari no hafi no gusubira inyuma, kandi yari ari hafi gutoranywa, cyangwa se ahamanya n'umutima we ko yatoranyijwe, akaba ari ajya yaho kumva arananiwe. Wambabariye tukamubwira rino jambo umwuka guhaye. Umuntu wumva uri guhangana n'intambara z'umuhamagaro, babicamo gute? Kuzicamo nta kindi, icya mbere umuntu uri mu ntambara z'umuhamagaro agira. Icya mbere, wa muhamagaro wawe ntuwurekure. Ongera mu bikubwira ngo sigaho, ntukongere kubikora. Wari ufite umuhamagaro wo gusenga, wari ufite umuhamagaro wo gukora neza, wari ufite umuhamagaro wo kwinginga Imana, wo gushunga itorero, wari ufite umuhamagaro wo gufasha abantu kugira ubuntu n'imbabazi. Nakubwira ngo ntucike intege, komeza ubikore. Ndabizi neza ko ingororano z'umunyamuhamagaro zibitse mu kwihangana. Niho ruri. Icya kabiri, imbaraga cyangwa motivation y'umunyamuhamagaro ituye mu guceceka, gukora ibintu byawe ucecetse, kutisandaza, kutavuga, gukora ucecetse. Nimba warakoraga neza ukabipostinga, ujye ubyihorera, ujye ukora mu ibanga ryawe n'umuhamagaro n'Imana yabigutoreye. Iyi mbaraga ya gatatu y'umunyamuhamagaro akwiye gutunga ni imbaraga yitwa gusenga. Umuntu usenga ari kumwe n'umuhamagaro atsinda ibihumbi byinshi by'abadayimoni. Aratungurana. Nikabaho aratungurana. Zaha ni ukuri, umuntu ukorana umuhamagaro, guceceka no gusenga no kwihangana, uyu muntu aratungurana. Haleluya. Umva, niyo mpamvu ngira ngo hari akantu ngira ngo mvugeho gatoya gakomeye. Vuga cyane. Ku muntu ufite ikibazo cy'intambara z'umuhamagaro, ku muntu ufite agahinda k'umuhamagaro, hari ikintu namubwira gikomeye. Icya mbere, nakubwira ni mama, wowe papa, mushiki wacu, wowe mubyeyi, umushumba n'umuhanuzi, umuntu wese ukurikirana kino kiganiro, namubwira ngo muri uwo muhamagaro niho habitse intsinzi yawe.
kutarekura uwo muhamagaro habitse imbaraga zawe. Ntugakunde ko intambara zituma umuhamagaro urekura. Umuhamagaro wacyakomeje kubera ko umuhamagaro si uwawe, ni umuhamagaro w'Imana. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu ufite umuhamagaro agira abakomeye bamurwanya, kubera ko nawe burya nubona urwanya n'abakomeye uzajya umenya ngo nuko nawe ukomeye. Utancokoza ugatuma nkubaza ibibazo kandi iminota iducitse. Ariko uyu mugabo nzongera mubatumirire, ni iminota 25 ya The Kingdom Vibe, none akazoza ubutaha ndashaka kumubabariza ubwe umuhamagaro we, mukeneye ubuhamya bwe, njye ndabuzi. umva n'uruhisho, ubimenye wahita uhaguruka, wahita wuzura imbaraga. Ubuhamya bwe ndabuzi. Uyu mugabo yarahamagawe kandi murabyumvisha, ntabwo bivuga nk'ubishakisha, bifite indi babiri kuvamo. Ndagira ngo nsabe wowe wari udukurikiye, tugiye gufata umwanzuro, tugiye gufata ni nk'umwanzuro wa kino kiganiro tugize. Twavugaga ku muhamagaro, ntabwo twabivuga ngo tubirangize, tubonye dushaka incamake y'ibyo tuvuze. Se tuvuze iki mu muhamagaro? Umuhamagaro muri resume dusoza, ubundi umuntu w'umunyamuhamagaro cyangwa se umuhamagaro umuntu wese afite ku isi, cyangwa ikintu Imana yaguhamagariye mu buzima bwawe bwa buri munsi, icyo ugomba kumenya ni uko utagomba kunanirwa. Icya kabiri, umuhamagara Imana iguhamagara uruta abantu baguhamagaye. Kandi kugira ngo abantu babashe kuguha ibyo baguha byose, byaturutse ku muhamagara Imana yaguhamagaye. Amagift ufite, CV yose ufite, amashuri wize, waguteye inkunga, wagufashije, burya yakubonaga mu muhamagaro. Imana ihishura umuhamagaro ukurimo, inahamagara abafite ubushobozi bufinanse uwo muhamagaro. Ndasaba Yesu amanuke mu buzima bwawe, umuhamagaro ufite azana abantu bawushyigikira kugira ngo ugire imbaraga nyinshi. Muri resume, mu magambo make, papa mama wowe utwumva kuri Revive Kingdom, turabasabiye, turabingingira ngo Uwiteka abakomereze imihamagaro. Nimunanirwe n'umucogore, kuko mumenye neza ko umuhamagaro wose umuntu afite burya harimo icyo bita ubutore. Ubutore ni ukutoranywa. Igihe kirageze ngo umuhamagaro wawe ugirwa ahantu ugira imbaraga, ugiye gutorwa, ugiye gushyirwa ahantu, ugiye kuba kuri timetable, ugiye kwicara ahantu ku ntebe y'abanyamihamagaro, ugiye kuba pastor, ugiye kuba umuhanuzi, ugiye guhabwa ijambo, ugiye kwakira ubukwe. Burya n'umuntu ukora ubukwe ni umuhamagaro. Yarabivuze neza rwose. Burya no kugira neza ni umuhamagaro. Igihe kirageze ngo uwo muhamagaro ukwicaze kuri timetable y'ibisubizo byawe. Ndabasabiye ngo nyenyeri yanyu yake imihamagaro, kugira ngo isi iyoborwe n'uwo mucyo w'imihamagaro yanyu, mubashe gutorwa mu batsinze abandi, mutsinde mu izina rya Yesu. Amen. 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 Haleluya. Ndabyizeye kuko mfite ibihamya birenze kimwe yuko uyu mugabo nanone mu muhamagaro yahamagariwe afite ubutware ku ijambo rye. Namuhamiriza ari byo yatuye ku buzima bwanjye, mbibona mu minsi mikeya. Rero nubyizera nawe biragusohoraho nk'uko abidusangije. Hanyuma rero bene data, iyi ni The Kingdom Vibe, kandi ntabwo itoranya uko umeze kose, aho uri hose. Intego ya The Kingdom Vibe ni ukumenya umuhamagaro wawe, ni ukumenya impamvu Imana yakuremye, ni ukuba uri mu bintu uhamanya n'umutima wawe koko ko ari byo wagakwiye kuba urimo, ukaba uri kumwe n'abantu uhamanya n'umutima wawe koko yuko ari bo mwagakwiye kuba muri kumwe. Kandi ni ukugira ngo umenye n'ibihe urimo, umenye koko ushobora kuba babivuze neza, bavuze ngo uri mu ntambara, ngo ushobora kuba uri mu kugeragezwa kugira ngo ikamba ryawe rize. Umva, tangira umenye ibihe byawe. Ntabwo rero narangiza ntakubwiye ngo ni wowe
twakoreye kino kiganiro, udusangize uko ubyumva, yaba ibibazo, yaba inama watugira, yaba hari aho tutabivuze neza, ni byiza ubyandike tujya inama. Kandi uyu ni umurimo ngo icyuma gityaza ikindi, inama yawe iraba iri kutwubaka. Yego. Hanyuma rero ntabwo narangiza ntakubwiye, wowe uri mu bihe bikomeye, humura, uzatsinda. Kandi ngo ntabwo Imana ishobora gutanga umutwaro cyangwa ngo iguhe kose itazi neza ko uzayitsinda. Oya, uzatsinda kandi uzatsinda koko. Komera rero, ni muri The Kingdom Vibe, umukozi w'Imana. Ndizera neza ko Jean Claude ubutaha tuzamutumira, ariko murahishiwe kuko hari ubuhamya nzi, ni mu bumenya muzasanga Imana iriho, muzizera Imana. Amen. Mukozi w'Imana, urakoze cyane. Murakoze, ndabashimiye kandi ndabasuhuje, ndanabasuhuje. Umwami abane namwe, rigere kure. Reka twature, nta kuntu twavuga ijambo ritariho n'isengesho. Yego. Reka iri sengesho turivuge kuri uyu muntu, kuko tuzabona amashimwe. Uyu muntu azavuga ati, uzi ko nahise nangira kubona umuhamagaro wanjye, nahise nangira kumenya ko natoranyijwe, kuva cya gihe ubuzima bwanjye bwahindutse. None mutumwereka iri sengesho, nubwo wavuga gutya, ndizera neza ko bikora mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Nsengeye umunyamuhamagaro wese uri mu ntambara, imbaraga zisumba byose zimanuke mu buzima bwe. Amen. Uyu muhamagaro ntukazime, ahubwo ugira imbaraga n'ububasha kubw'itegeko rikomeye. Amen. Ndasaba ikiganza cy'Uwiteka. Amen. Imbaraga zisumba byose, umuriro w'Imana umanukana impundu n'amashimwe. Amen. Uyu muhamagaro uri muri uyu muntu ukomeze kandi urushaho gukomera muri we. Ntukunde ko Satani arwanya amasezerano. Uyu munyamuhamagaro arindwe n'Imana. Umuntu wese ahishurirwa umuhamagaro we. Ufite umuhamagaro wo gusenga asenge. Amen. Ufite umuhamagaro wo kwinginga yinginga. Ufite umuhamagaro wo gufasha, umuha imbaraga zo gufasha. Ufite umuhamagaro wo gukora imirimo myiza, umuha ubushobozi gukora iyo mirimo. Ndasabira umuntu wese ngo umuhamagaro we uhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen.